Maria Ariela, moja van Malia. hakurikiyeho ikirere, hakurikiyeho after party. ngo hasi biki twebwe ngo tugomba ngo kujya birakomeye. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. tayari muramubona bari kumwambika, bari mu myiteguro guys, bari mu myiteguro baje kwambara, sinzi ngo ahantu ngo twebwe ngo tugomba ngo kujya. ariko di niba dufotora ifoto di turaza kurya amafoto. Będziecie wychodzić Państwo rzędami, tak jak siedzicie, więc bardzo ważne jest, aby po pierwsze ustawić się po prawej stronie w kolejkę, tak, czekacie aż dojdzie Wasza kolej, odbieracie dyplom, ustawiacie się do zdjęcia z naszymi władzami i wracacie lewą stroną, tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak Państwo siedzicie, to już na początku postojną stogę i założyć ten wspaniały bilet. Wam, drodzy absolwenci, życzymy tego, abyście tą dzisiejszą uroczystość Szanowni Państwo, we are very proud of you. Now, with your diplomas, you are going. batsinze neza kurusha abandi bose, ntabwo ni abanyeshuri b'intangarugero da. To prize the good name of the university, to think this through and bear witness to it, to share knowledge and care for our own development, Tanaka Chitura, the graduate of economics. Jennifer u Was. Maria Ariela, moja van Malia, the graduate of economics. Kuzai Tanaka Chitura, the graduate of economics. Happening, guys. I mean, birabaye.
birabaye I can't believe, I mean, bancaje imbere. I don't even know why. I don't know why bancaje imbere. Kumva ingofero si imbere, si imbere. Bigiye gutangira. I can't. I mean, yeah. Ijisho ryatumbye sinzi ikintu abaye. Kubona? Jeszcze jeden student dojeżdża jeszcze. Rodziców. So I get my... Kate Mensen, Selisa Mwanga, the graduate of economy. Nie ma tu nic napisane? To pride the good name of the university, to seek the truth and bear witness to it, to share knowledge and care for our own development, act decently and care for the common good, honestly for the benefit of the society. A teraz nastąpi uroczyste wojewódzką Krajowej Izby Fizjoterapeutów mają Dorotę Ratuszek-Sadowską. Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło odebrać od absolwentów fizjoterapii rotę ślubowania. Jest to wyjątkowa chwila, ponieważ... Szczęście, dumy i pięknie zakończonego rozdziału w książce, które się nazywa Studenckie życie. Chciałabym... Graduation ikaba irarangiye. Ubu dutegereje birarangiye nyine mbega ibintu biri mu birarangiye mbese shesto.
Thank you. Guys, murabibona umukobwa akaba arabisoje. Graduation irabaye Irarangiye, turatashye, harakonje, imvura iri kugwa. Mbese mbega umunsi wa imvura yumva yagwa ku munsi wanjye wa graduation. Ako hari hitabiriye mu by'ukuri ngiye umvaga hazaza abantu bake. So twabuze n'ahantu twicara. Harahuzuye. Noneho ibintu byose biri mu giporoni. Ese ubwo bumvaga twumva ikintu kirenze no bro, nukuntu abantu bazaga baje kunzuza bazi ngo ninjyoko nanjye narambaye neza, ahubwo nyine igikanzu cyakingirizaga agakanzu kanjye, ariko narambaye neza. Muzabivuge muri comment. Yego, ikaba irabaye. Hakurikiyeho after party. Ngo hasi biki ufite gahunda zawe nanjye turanyenyera abandi baza mu makebo. Guys, nabibabwiye mutubwire tugomba kugura imodoka twujuje 5k. Sinzi ibintu muri mu biki mwebwe koko. Murabona ntari kugenda mu cyondo rebera. Murabona umuntu nkanjye ari kubanza turange imbere. Turi muri train dusubiye iwacu. Graduation yarangiye mwabonye. So noneho agashino karanyishe. Agashino ntabwo kazi. Agashino ntabwo uri kubona ukuntu mfite agashino se. Reba ukuntu wameze. Reba n'ukuntu ngiye meze. Nyine mu maso nyine ni nko kuze. Mfite agashino bya hatari. Harakonje mwabana. Hari climate mbi. Tubona hari climate mbi. Szanowni Państwo, następny rozkładowy postój pociągu, stacja Tczew. Zapraszamy do skorzystania z oferty gastronomicznej w wagonie numer 12, który znajduje się w końcowej części pociągu. Akakanye akuze uko ari byo. So rero ikintu kigiye kurikiraho umusore kumva imeze utubundi ubona ari yigize umusirimu ku ngufu ngo nakunda. Ntabuze kudakunda kamere ni ubusirimu ni ubuturage ahubwo. So guys, duhere na twajyanaga n'ikanzu and umutwe kumara n'uburyo nafunze byo ntimubitindeho cause I don't even know story yabyo nzayibabwira mubishaka. Hanyuma mva ndananiwe, hari klima mbi mana, mbega klima nyine hameze. Murabona ahantu hatose naberetse nyine tureba. Simurebye ukuntu hanze hasa nabi. Harakonje, hameze nk'ahashaka kugwa imvura ariko ntiri kugwa, ubundi hakajojoba, ubundi mana njyewe bino bintu simbikunze pe. Noneho mfite ibitotsi mu maso, ejo nyuma ngiye nko gusinzira. Iwe mfite ibitotsi. Twagenda dutinze tubyuka kare. Nanjye naryamye saa 8 mbyuka saa 10. Naryamye amasaha 2. Umunsi narinze ndyama saa 8 ndi mu biti. Nanjye naryamye saa 10 ukaryamye saa 10. Izumva waryamye. Mvarati. Ibitotsi imana ufite no gukamera biri kwanga. Tukaba tugeze mu rugo. Tugeze mu rugo nyuma ya graduation.
ubwawe sinzi ibintu mbereyemo. igitotsi kimeze nabi. Mfite ibitotsi kandi ngiye kujya muri after party. Umva rero yes twaje kubereka everything about the graduation bisoje indabo urazibona si nziza ariko nzi gutoranya utuntu tw'utubara mvangamo utuntu tw'utururu utuntu tw'iroze tw'udupink pink pink utabivuze ntiwaba amahoro. So guys mwakoze kubana nanjye ku bantu uzambwiraga congratulations, thank you, and shana ubutaha turi kumwe no mu zindi vlogs. Byinshi biri interesting bigiye kuza kandi ntizatubwira nk'ubu ngubu twavugaga ko hagiye kuza ibintu. Beretse gusa uri kureba icyo utarakora subscribe. Man mukore subscribe seriously kandi no this time ntabwo ndi ku man dufite gahunda twababwiye gahunda ni 2025 tugura imodoka 5k subscribers, that's it. Twemera sigara, bye. Ciao. Am I really that much? And breaking these niggas down like a demo. You don't really know you.